yo ndashima Imana shima dore inkuru nziza rero ku bakunda kuramya no guhimbaza Imana. Igitaramo gikomeye cya Rwanda Shima Imana cyongeye cyagarutse, kizabera kuri Stade Amahoro ni ku itariki 16 z'ukwa munani 2026. Iki gitaramo rero gihuza ibihumbi by'abakristo ndetse n'abandi bantu bose bifuza gushima ndetse no kuramya Imana. Rero nk'uko biteganyijwe ni igitaramo rwose cyongeye kuba kigaruka, kizaba ku itariki 16 z'ukwa munani 2026 kuri Stade Amahoro. Rwose bwira mugenzi wawe rero nawe abwire mugenzi we, maze muzaze turamye duhimbaze dushima Imana iyo yakoze ibikomeye, ntarondora umunsi ngo ushire birangiye. Ndabakunda cyane rero, reka tuzahurire, nzaba mpara ariko nawe ntuzabure, maze dushime turamye Imana. Kandi ikindi kiyongereyeho wamenya nuko hazaba hari amakorali atandukanye, hazaba hari abavuga butumwa batandukanye, hazaba hari abahanzi ukunda batandukanye. Rero reka uzaze maze turamye dushime Imana imbona nkubone. Muri Rwanda Shima Imana saa 8 z'amanywa imiryango izaba ifunguye rwose, amarembo yuguruye. Ikindi rero ntari mbabwiye nuko kwinjira n'ubuntu, kwinjira zaba ari ubuntu rwose. Ndabakunda, dore mu biganiro byacu bindi bitaha. Imana ikomeze ibarinde kandi iri imirimo y'amaboko yanyu namwe mukora. Shalom shalom. Rwanda Shima Imana.